ya mbere ibyo tugiye kuganira. Iki ni icyigisho kinini nagerageje kusamarayizinga kugira ngo ncamake, kugira ngo umuntu mugire icyo mwumva mwakuramo kandi cyabafasha mu buryo bw'ubugingo. Iri ni isomo abantu biga bakishyura amafaranga ndetse atari make, ariko njyewe nifuje kuri bigi. Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Arabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira nanone ku ijambo ry'Imana. Nkuko nababwiye, uyu munsi nabwo tugiye kwiga icyigisho cyitwa ibihe bya nyuma. Bushize nababwiye ingingo zigize iri somo tuziga. Hari amagambo y'ibanze, ibimenyetso by'ibihe, urupfu cyangwa la mort, igihe cyo hagati, umuzuko, ingoma y'imyaka igihumbi, umunsi uheruka w'imperuka cyangwa umusozo. Twagerageje rero kubinyuramo, ariko uyu munsi tugiye kuganira uko ku bicu bizaba bimeze. Ku bicu ibizahabera imyaka 3 n'igice ya mbere nibyo tugiye kuganira. Iki ni icyigisho kinini nagerageje kusamarayizinga kugira ngo ncamake, kugira ngo umuntu mugire icyo mwumva mwakuramo kandi cyabafasha mu buryo bw'ubugingo. Iri ni isomo abantu biga bakishyura amafaranga ndetse atari make, ariko njyewe nifuje kuri bigisha kugira ngo mumenyeho nosiyo. Ubutaha hari n'uburyo tuzababwira. Wifuza no gushyigikira iri shuri rya teoloji, dushaka kubwira uburyo wabigenza. Wakoresha telefone ya Momo cyangwa tukaguhana konti. Mwifuza rero gukomeza aya masomo, mwabitwandikira muri comment, hanyuma tukababwira. Ariko ni igiciro kiri hasi cyane, ni ukugira ngo hagire ubumenyi namwe mwakwiyungura kuri iri somo ry'ibihe bya nyuma. Mbere yuko dukomeza rero, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, tugushimiye ko uri Imana nkuru, tugushimiye ko wera, tugushimiye ko ukiranuka. Muri wowe harimo imbaraga zitabara itorero, zirengera abera. Dusengeye umuntu wese ugiye gukurikirana iki cyigisho cyo kugaruka kwa Yesu. Turasenze kugira ngo umwuka wera mushoboze kubyumva neza no gusobanukirwa ibyo babona bidasobanutse. Uri Imana ishobora kubikora, ntabwo ujya utinda kudutabara, ujya udutabara mu gihe gikwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abifuza gukomeza uyu muhamagaro n'uyu murimo nabo turabasengeye. Abo wabihaye nabo kubimenya, ubaha ubwenge bwo kuba babiha n'abandi kugira ngo bibafashe, kuko watubwiye ngo uko iminsi irushaho kuba mibi turushaho kukwegera no guterana kwera. Rero uyu mwanya turasaba ubufasha bwawe Mwami, kuko ni wowe ubufite. Udushyigikire kandi udukomeze. Abazakurikira iki cyigisho kizabafashe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Jewe ubigisha iri somo nitwa Nyiramukiza Betty. Reka turebe ibizabera ku bicu. Yesu Kristo naza ubwa kabiri, azahagarara ku bicu, ahamagara amazina y'intore ze. Azaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Abazaba barapfuye bamwizera bafite ubugingo buhoraho, abazaba barazamutse bamwizera bafite ubugingo buhoraho, nibo bazabanza kumva ijwi rye, bazuke bave mu bituro. Abazaba bakiriho
bavutse bwa kabiri bazahindurwa mu kanya nk'ako guhumbya, bahere ko bazamurwe mu kirere gusanganira umwami ku bicu. Nibahagera umwami wabo azabakira. Umuntu wese azatanga raporo y'imirimo ye. Icyo gihe nibwo imirimo y'abera cyangwa y'abizera izapimwa mbere yo guhabwa ingororano zabo. Aho ku bicu ntawe uzatsindwa ngo asubizwe ku isi. Abazazamurwa bose bazaba bafite ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Muri bo buri wese azahembwa nk'ibyo yakoze akiri mu isi. Umurimo wabo wa buri wese uzapimishwa umuriro. Turebye mu Bakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 12 n'uwa 15. Abantu bazahabwa ibihembo byabo bakoreye, bazambikwa amakamba anyuranye. Uretse ko buri wese muri bo azahabwa ikamba ry'ubugingo, bivuze kudapfa iteka cyangwa kubana n'Imana iteka ryose. Bibiliya ivuga ko bene abo ntacyo urupfu rwa kabiri rushobora kubatwara aho ku bicu. Itorero cyangwa umugeni rizahamara imyaka 3 n'igice. Imirimo ipimwa hatangwa ingororano. Nibirangira Kristo n'itorero cyangwa umugeni bazinjira mu cyumba cy'ubukwe, mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubwo nibwo bazaba bageze mu ijuru. Bazahamara imyaka 3 n'igice. Kristo azamurikira Imana se umugeni, nibwo azavuga ibigwi bya buri wese imbere y'Imana Data twese, imbere y'Imana Data wa twese. Nibwatura izina rya buri wese, nibatura izina rya buri wese imbere y'Imana, nibwo bazatura izina rya buri wese imbere y'Imana n'abamarayika. Birangiye azakenyera duhereze nk'uko Bibiliya ibivuga, dusangire vino nshya muri ubwo bwami bwa Data. Dusomye Matayo 26 umurongo wa 29. Nyuma tuzigishwa uburyo bwo gutegeka no guca imanza. Abanyantege nke basigaye mu isi bagatunganyirizwa mu ruganda, bazazuka bazamurwe. Abo nibo Bibiliya yita abera. Ibyahishuwe 7 umurongo w'9 n'uwa 14 niho wasanga amakuru arambuye kubw'ibi turi kubabwira. Aho mu ijuru naho tuzahamara imyaka 3 n'igice. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Tugarukane n'umwami wacu ku isi gutabara cyangwa kurengera Isirayeli. Izaba imerewe nabi n'ingoma, ubutegetsi bwa Antikristo n'amahanga. Izaba imerewe nabi n'ingoma cyangwa ubutegetsi bwa Antikristo amahanga cyangwa amahanga. Ibyahishuwe 17 umurongo waho wa 12 kugeza 14. Icyitonderwa, ingoma ya Antikristo izamara imyaka 7. Azabanza kwibasira abakristo, nyuma azahindukirira Abisirayeli. Ubwo bazaba bamaze kumutahura. Iyo ntambara niyo Bibiliya yita umubabaro wa Yakobo. Icyo gihe nibwo bazakurwamo kutubaha Imana mu Baroma 11:26 na 27. Bikurikirwa n'urubanza rwa gatatu, Siri Judgment d'Israel. Bizakurikirwa na Siri Judgment d'Israel, urubanza rwa gatatu rwa Isirayeli. Tugiye noneho kureba urubanza rw'Abisirayeli. Urubanza ruzabera ku isi ubwo Yesu Kristo azagaruka n'itorero n'ingabo zo mu ijuru
ababa mu ijuru gutabara Isirayeli no kwibuka no kuyikiza icyaha ku bw'isezerano. Icyo gihe abanyamahanga abapagani batazaba baramaze kwinjira mu itorero bageze ku mubare ushyitse. Uwo mubare ni ibanga ry'Imana yonyine. Abaroma 11:25 na 27 na Yeremiya ibice 31 umurongo waho wa 34. Urubanza rw'Abisirayeli. Abisirayeli bazamara imyaka 3 n'igice bakorana na Antikristo. Nibamara kumutahura acane nawe umubano. Noneho Abisirayeli nk'uko bazaba bamaze kumenya ko Yesu Kristo w'i Nazareti ari we Mesiya, ko yaje ntibamwakire ntibamusobanukirwe, icyo gihe hazaba intambara ikomeye ikaze hagati y'Abayuda n'amahanga. Azaba ayobowe n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ikinyoma. Muri iyo ntambara Imana izasohoza ibyo yavuze. Yeremiya 30:23 na 24 na Ezekiyeli 20:33 na 38. Iyo ntambara niyo Bibiliya yise umubabaro wa Yakobo, Grande Tribulation de Jacob. Bazarengerwa n'Imana ku bw'isezerano. Itorero mu kuzamurwa hari Abisirayeli bazarokorwa. Tumenye kandi ko mu gihe cy'ubuntu harimo Abisirayeli bemeye Yesu Kristo barakizwa, nabo bazazamurwa mu ijuru n'itorero. Ibyahishuwe 7 umurongo wa 1 n'uwa 8. Uyu mubare ni 144 symbol. Bazazamuranwa n'abandi bo mu mahanga yose y'indimi zose. Ibyahishuwe 7:9-14. Uyu muzuko uzaba mbere y'uko Kristo n'ingabo ze baza ku isi. Urubanza rwa Babuloni. Ijambo Babuloni dore uko risobanurwa. Babuloni rikomoka mu rurimi rw'igikarudaya Baba cyangwa Iru, risobanurwa ngo irembo. Irembo ry'Imana nyinshi. Birumvikana ko Babylon cyangwa Baba Iru bisobanurwa ngo irembo ry'Imana nyinshi. Mu Ruheburayo ni Babeli. Irembo ry'Imana nyirijuru. Muri iyi minsi y'imperuka Baba Iru cyangwa Babeli ni okimenisme cyangwa urudubi cyangwa ishyirahamwe cyangwa ihuriro ry'amadini ari ay'ukuri n'ay'ibinyoma. Babuloni ni nk'umugore mu buryo bw'ubuyobokamana. Babuloni ni nk'umugore mu buryo bw'iyobokamana. Ni idini rizaba ryunze ubumwe kugeza ubwo rizategekana n'inyamaswa, rizivanga mu bya politike. Mu mvugo ya Bibiliya ni umugore uhetswe n'inyamaswa. Turebye mu byahishuwe ibice byaho 17 umurongo waho wa 1 kugeza kuri 19. Aha wahasanga ubusobanuro neza bw'urubanza rwa Babuloni. Izigarurira ubuyobozi bw'idini cyangwa maraya. Ibi bizabaho mbere y'uko Kristo agaruka ku isi. Gusenya ubwami bw'isi buzaba bugizwe na Trinité satanique cyangwa ubutatu bwa Satani, kandi ruzaba urwiteka mbere ya millennium. Dusomye mu byahishuwe ibice 19 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo waho wa 4 n'ibice 11 umurongo waho wa 21 nyine mu byahishuwe.
urubanza rw'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo, intambara yo mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma, ibihe n'igihe cy'igice cy'igihe igiye kurangira, imyuka mibi ivuye muri bwa butegetsi izajya mu bantu batuye isi yose, ibakoranirize hamwe kurwanya umunsi w'Uwiteka, nibwo intambara ya Harimagedoni izaba mu gihe cya marayika wa 6. Dusomye mu Byahishuwe 16 umurongo waho wa 12 kugeza kuri 16, wasobanukirwa neza uru rubanza rw'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo. Intego y'amahanga izaba ari yo gufata Yerusalemu no gutsiratsiza Isirayeli. Igihe amahanga azaba yibwira ko agiye kunesha Isirayeli, hazabaho urugamba rushirana, umubabaro wa Yakobo cyangwa Grande Tribulation, nibwo umwami Yesu Kristo azamanukana n'ingabo ze gucungura Isirayeli. Dusomye muri Zakariya 12 umurongo wa 1 n'uwa 14, n'Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 n'uwa 14. Amahanga azagerageza guhangana n'ingabo z'umwana w'intama, ariko Kristo azakubita ayo mahanga mu kanya gato, abafate mpiri ari bazima. Aha birashaka kuvuga uburyo Abisirayeli bazahura n'akaga gakomeye. Abisirayeli barimo ibice bibiri, hari Jews believers na Jews unbelievers, abayuda bizera n'abayuda batizera. Abisirayeli bamwe bizera ko Yesu yaje kubacungura, baramwakiriye, baramwemera, bakorera imirimo ikomeye za Nazareti n'ahandi, aho yagendaga atubura imitsima, aho yagendaga bakiriza abana kwa Yayiro, aho yagendaga akora ibitangaza byinshi. Ariko abandi ntibamwemera, bakajya bavuga ngo ni Yesu wo kwa Mariya na Yosefu, kuko bamubonaga kwa Mariya na Yosefu. Bananirwa kumwizera, bamurebera mu mateka, ariko yari Yesu umwana w'Imana. Yaraje araducungura, akora umurimo yagombaga gukora ku isi, apfa afite imyaka 33, nyuma arazuka ajya mu ijuru. Aha rero Abisirayeli bamwe ntibigeze babyemera, ahubwo ubu barindiriye Mesiya. Aba barindiriye Mesiya rero bazamwibeshyaho, kuko Antikristo azaza bibwire ko ari we Mesiya, bamuramye, abaha amahoro, abaha umutekano, abaha ubushobozi bwose bwo kubakira Imana yabo urusengero, hanyuma nyuma gatoya abahinduke. N'abahinduka rero ubu turi ku rubanza noneho ruzaba nyuma y'ibi bihe, igihe Imana izabije gutabara Isirayeli. Amahanga azagerageza guhangana n'ingabo z'umwana w'intama, ariko Kristo azakubita ayo mahanga mu kanya gato, abafate mpiri ari bazima. Inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, cyangwa za nyamaswa zombi, yavuye mu ijuru n'iyavuye mu butaka, bazajugunywa mu muriro utazima ari bazima. Ingabo zabo zizicwa n'inkota isohoka mu kanwa k'umwana w'intama ari we Kristo. Byahishuwe 19 umurongo wa 19 na 19:21. Abatesalonike ba 2 gice cya mbere umurongo wa 7 n'umurongo waho wa 10. Urwo rubanza ruzareba abatware n'ingabo zabo. Urubanza rw'amahanga, Yoweri ibice 3 umurongo waho wa 11 n'uwa 17. Matayo ibice 25 umurongo wa 31 n'uwa 40. Uru rubanza ruzabanziriza ingoma y'imyaka 1000. Uru rubanza rw'amahanga ruzabanziriza ingoma y'imyaka 1000, ruzabaho nyuma y'urw'ingabo, nibwo Kristo azahamagarira amahanga yose kugira ngo ayacire urubanza. Igihe iyo ntambara izaba irangiye, nibwo intambara zizinjizwa mu bwami, aho twakwifashisha urugero, wenda turebe urugero rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Inkotanyi zimaze gufata igihugu, zitsinze, abari abayobozi bateguye jenoside n'interahamwe
n'ingabo zashyize mu bikorwa uwo mugambi mu babisha babifashwamo barafashwa bacirwa imanza abere bararekurwa. nyine aha bavugaga uburyo inkotanyi zimaze gufata u Rwanda, abakoze ibyaha bafatanije n'interahamwe bateguye uwo mugambi bakagenda bagacirwa urubanza, hanyuma abahamwe n'ibyaha bakajya guhanwa, hanyuma abere cyangwa abera bararekurwa. Basanga abaturage basanzwe babana mu buyobozi bw'inkotanyi, bubaka u Rwanda rw'ubumwe n'ubwiyunge. Niko bizagenda ayo mahanga azaba yararokotse iyo ntambara ya Harimagedoni azinjirana na Kristo n'itorero n'abera mu ngoma y'imyaka igihumbi. Ingoma y'imyaka igihumbi cyangwa ubwami bwa Mesiya ku isi niho tugiye kureba. Tujya dukunda kumva abaririmbyi baririmba ngo tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye, ngo mu bwami bw'imyaka igihumbi. Aha niho tugiye kureba ishusho y'ingoma y'imyaka igihumbi. Twifashisha ibyanditswe byera Bibiliya. Isabato muri Bibiliya dusangamo ibihe bitandatu by'imirimo ikorwa, bigakurikirwa n'ikindi gihe cya karindwi kikaba ikiruhuko. Itangiriro 2:2 n'umurongo wa 3. Ukurikije inyigisho z'abigisha ba mbere bo mu isezerano rya kera bitwaga Barabi. Ubwo urumva abigishaga inyigisho za mbere mu isezerano rya kera babitaga Rabi. Hari aho muzasanga n'abigishwa babazaga Yesu ngo Rabi. Batekerezaga ko isi izagira umuzenguruko w'imyaka 6,000 bigereranywa n'iminsi 6 n'ikindi gihe cy'imyaka igihumbi kiruhuko cy'ikiruhuko mw'iteka ryose ari ryo rizaba umunsi wa 8, ari ryo rizaba umunsi wa nyuma wa 8. Nyuma yaho abayobozi ba mbere b'itorero Repere de l'Eglise basobanuye izo nyigisho batya: imyaka 2000 nta mategeko kuva Adamu kugeza ku bwa Aburahamu, imyaka 2000 by'amategeko uhereye kuri Aburahamu ari we Yesu, imyaka 2000 by'ubuntu ari cyo gihe cya none, igihe cy'itorero, imyaka 1000 y'ubwami bw'umwami w'abami ari byo bivuga ingoma y'imyaka 1000. Ibi ntibishobora guhungabanya kwizera kwacu torero, kuko igihe n'umunsi wo kugaruka k'umwami wacu Yesu nta muntu ukizi, kuko ari ibanga ry'Imana yonyine nk'uko Yesu yabihamije. Gusa yerekana ibimenyetso bizabanziriza icyo gihe n'uwo munsi. Imana itugirire neza, iduhe gufata ibisomo kuko riratwigisha uburyo dukwiriye kwitwara mu bihe bya nyuma. Gusa icyo twemeza ni uko hazabaho imyaka 1000 y'ikiruhuko kinini cyo kurangiza ibihe biruhije byo mu isi. Ingoma y'imyaka 1000 yo birumvikana izabaho, abantu baruhuka imiruho n'imihate, Yesu abahereze, Yesu abakire, Yesu abane n'abigihe bisanzurane. Hari ibigereranyo by'icyo kiruhuko tubona mu byanditswe. Icya mbere, isabato nuko twabibonye, isabato nk'uko twabibonye haruguru. Yubire cya kabiri ni yubire yabaga nyuma y'amasabato 7 buri mwaka. Lewi 25:8 n'uwa 12 ihema. Imana yasezeranije ubwoko bwayo ko izaba muri bwo kugira ngo ibwimenyeshe buyimenye buri kumwe nayo. Kuva 25:8 n'uwa 2 na 43 kugeza 45. 4. Isi y'isezerano. Ubwoko bw'Imana buzava mu buretwa bwa Egiputa no mu rugendo rwo mu butayu.
Abisirayeli Yosuwa yabahaye gusogongera ku byiza byo mu gihugu cy'isezerano, kandi muri iryo sezerano harimo gutwara andi mahanga, Gutegeka kwa kabiri 28 murongo wa mbere n'uwa 13, na Yohana 21:43 na 45. Iyo dusomye Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 8 n'uwa 9, dusanga ubwo buruhukiro bwo mu gihe cya Yosuwa butararambye, kuko tubona Abisirayeli bakizenguruka mu isi bakiri mu buhungiro. Ariko mu gihe cya Yosuwa mukuru ari we Yesu azabayobora baruhukire mu gihugu cyabo, anababere umutware. Dusomye muri Mika ibice 2 umurongo wa 12, icyo nicyo kiruhuko nyacyo cyuzuye umutekano, kandi amahanga yose azaba ari muri ibyo byiza. Ubwami bwa Salomo bwari ubw'amahoro. Salomo amaze kwima ingoma yatangiye agororera abagandukiraga se, agahana abamugomeraga. Yatanze umutekano, kandi buri wese agatura mu ruzabibu rwe. Ubutware bwe bwatumye igihugu cye kigendwa. Urugero, umugabekazi w'Isheba, dusomye mu Bami wa mbere ibice 10 umurongo wa mbere n'uwa 9. Nyuma y'ingoma z'abami b'intambara, Kristo umwami azaza azanye amahoro mu bwami bw'imyaka 1000. Azabanza ahane abanzi be bose, abatarashoboye kumwumvira, maze agororere abamwumviye bakamuyoboka. Dusomye muri Luka 27. Ego azaca intambara zishireho, azaha amahanga kubaho neza n'ubwiza, azabaha amahoro yashakishijwe kuva kera mu bihugu byose ku isi, n'abantu babyo ntaboneke. Abantu bose bashakishije amahoro ku isi ntiyaboneka. Muri iki gihe rero azabaha amahoro. Muri icyo gihe hazubakwa urusengero i Yerusalemu ruzahuza amahanga, nk'uko byagenze mu bwami bwa Salomo. Yesaya 2:1 umurongo wa 4. Imiterere y'ingoma y'imyaka 1000. Nubwo gukiranuka kuko gukiranirwa kwakwiriye mu isi kubw'icyaha, umwami Yesu azahindura byose. Somye Zaburi 72 umurongo waho wa 2 n'umurongo waho wa 9. Ibibazo byo muri sosiyete bizabona ibisubizo. Iyi ni imiterere y'ingoma y'imyaka 1000. Ibibazo byo muri sosiyete bizabona ibisubizo kubw'uwo mwami. Izuba ryo gukiranuka rizarasira abantu. Maraki 4:2. Nubw'amahoro intambara zizashira, haba amahoro, nta cyanga rizatera irindi cyanga. Ijambo ry'intambara ntirizongera kumvikana muri ubwo bwami. Azitwa umwami w'amahoro. Yesaya 32. Nubw'umudamararo, uwo mudamararo uzabaho ari uko umwijima ukuweho n'imibabaro y'uburyo bwose. Yesaya 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Imbaraga z'urupfu zizagabanuka. Nubwo kuramba, urupfu ntirwari muri gahunda y'Imana, rwazanywe n'icyaha. Itangiriro 3 umurongo wa 9. Abantu ba mbere y'umwuzure bararamye. Adamu yaramye imyaka 930. Metusela yaramye imyaka 939. Ariko nyuma y'umwuzure Imana yagabanyije imyaka y'uburame bw'umuntu igera ku 120.
ariko ubuhanuzi buvuga ko azapfa akenyutse, azapfa amaze imyaka 100. Yesaya 65 umurongo waho wa 20. Nubwo inyungu nyinshi Yesu yise icyo gihe icyo guhindura byose bishya. Matayo 19:28 kizaba ari igihe cyo guhindurwa kubw'ibiremwa niba biniha nanone bizacungurwa, bivanwe mu buretwa cyangwa muri ubwo bubata. Mu gihe cy'ubwami bwa Mesiya dusomye mu Baroma 8 umurongo waho wa 19 n'uwa 22, kizaba ari igihe cy'umudamararo, umunezero ufatika nko mu gihe cya Edeni. Inyamaswa z'inkazi zizahinduka, ntizizagira nabi muri iyo minsi. Dusomye Yesaya 65 umurongo wa 25, aho inyamaswa z'inkazi zizajya zikina n'abana zidashobora kubarya kuko ari igihe kizaba ari igihe cy'umudamararo. Muri icyo gihe cy'ubwami bwa Mesiya hazaba uburumbuke bwinshi. Yesaya 35 umurongo wa 1 n'uwa 2 kugeza kwa 6. Ni bande bazaba bafite uruhare muri ubwo bwami? Tugiye kureba abantu bazaba bafite uruhare noneho muri ubwo bwami. Ni bande? Ni Kristo. Yesu ubwe azaba ahari kuko azicara ku ntebe ya se Dawidi. Iyo ngoma izarangwa n'ibintu bibiri: icya mbere amahoro ya bose, cya kabiri ubutabera bwa bose, kuko intambara n'akarengane bizaba birangiye rwose. Itorero, ikibazo cya mbere, ikibazo mbese ko rizaba byarazamuwe, ubwo ni ikibazo. Itorero, ikibazo mbese ko itorero rizaba byarazamuwe, rizazamukana na Kristo cyangwa rizaguma aho azaba yararishyize? Igisubizo, rizayobora mu buryo bwa leta no mu buryo bw'umwuka, kuko buri wese azaba afite umurimo kandi bazaba bafite ubutware n'ubudahangarwa. N'imibiri ntakumirwa nk'umwami wacu Yesu Kristo yazukanye ari nawo azaba afite icyo gihe. Dore uko byanditswe bisobanura neza mu Batesalonike ba mbere ibice 3 umurongo wa 13 na Yuda igice cya mbere umurongo wa 14. Kuki tumenya ko niba azagarukana n'itorero rye rizaba riri kumwe n'abamarayika bazaba bararyishyiriye mu ijuru muri bya birori mu bukwe bw'umwana w'intama? Bivuze ko Kristo azagarukana n'itorero n'abamarayika bazabana muri ubwo bwami. Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo waho wa 10. Notebye kitonderwa, ubwo bwami buzaba buri ku isi ariko butegekwa n'abavuye mu ijuru. Bazaba bafite imbaraga n'ubushobozi n'ubwenge bw'ijuru, kuko ubwo bwami buzaba bwarahanguye ubwami bwose bwo ku isi. Dore uko umuhanuzi Daniyeli yabihanuye n'uko intumwa Yohana yabyeretswe. Turebye mu bice 5, ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 49. Imana yahishuye umwami Nebukadinezari w'igihe cye ku isi, ubutware ku isi buzakurwaho. Dusomye mu bice 2 umurongo wa 44 n'uwa 45. Daniyeli 7 umurongo wa 1 n'uwa 27. Imana yereka Daniyeli uko ubwo bwami bwo ku isi buzakurwaho bugasimburwa n'ingoma y'abera. Dusomye mu bice 7 umurongo wa 23 n'uwa 27. Umutegetsi w'isi wa nyuma azakurwaho n'ingoma ya Kristo n'abera. Umutegetsi w'isi wa nyuma azakurwaho n'ingoma ya Kristo
n'abera. Isirayeli, Imana yabatoranirije umurimo w'ubutambyi no kubasumbisha abanyamahanga. Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere kugeza kwa 26 na 18 umurongo wa 19. Nubwo bacumuye ku Uwiteka Imana yabo yarabahannye ibashyira mu moko y'abanyamahanga ngo babatoteze, ariko kubw'urukundo rw'ubuntu bwayo kuri bo izabagarura ibatere bamere kandi bere imbuto amahanga abagane. Yesaya 27 umurongo wa 6 n'ibice 6 umurongo wa 10 na Yesaya 61 umurongo wa 5 n'uwa 7. Cya kane, amahanga. Abisirayeli bazabwiriza amahanga ubutumwa isi yose. Zakariya 8 umurongo wa 3 n'uwa 22 kugeza 23 na Yeremiya 3 umurongo wa 17 na Mika 4 umurongo wa 2 n'uwa 3 na Yesaya 42 umurongo wa 6 n'uwa 7 na Yesaya 55 umurongo wa 4 n'uwa 5. Iyi mirongo yose yagufasha gusobanukirwa. Amahanga azaba ari muri ubwo bwami kandi azakorera umwami wabwo, kuko bazaza i Yerusalemu bashaka agakiza. Imana izarema bushyashya imitima mishya n'abantu kugira ngo bagire gushaka umuremyi wabo. Abisirayeli nibo bazabanza gushaka umuremyi wabo, nyuma abanyamahanga azabareberaho ashaka n'umwete amategeko yabo. Zekariya 3:10 Zekariya 3 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11 na Yesaya 11 umurongo wa 10 n'umurongo wa 13. Amahanga yose azaza gusengera i Yerusalemu. Isi yose izuzuzwa kumenya Imana ubwo Isirayeli izasanwa. Amahanga azakurikira Yesu Kristo, nibwo rya jambo risohora ngo amavi yose azapfukama, indimi zose zizavuga mu izina ryanjye, kuko ku Uwiteka ariho honyine hari ugukiranuka n'imbaraga. Reka dusobanukirwe neza ibi byiciro bitatu bizagira uruhare mu bwami bw'imyaka 1000 bwa Kristo. Ishusho yo mu isezerano rya kera, itorero rizaba ahantu h'ubwere mu ijuru. Abamarayika babanaga n'Imana ni mu ijuru. Abamarayika babanaga n'Imana, aho babanaga n'Imana ni mu ijuru. Isirayeli izaba ahantu hera ku isi, uko bakoreraga Imana mu ihema ry'ibonaniro. Amahanga azaba mu rugo nk'imiryango 10 ya Isirayeli baza kuramya Imana. Sobanukirwa iyo miterere neza mu mvugo ya Bibiliya. Ku musozi, ubwo Yesu Kristo yihinduraga ishusho akambara ubwiza burabagirana, hagaragaza iyi shusho. Umusozi cyambere, umusozi Yerusalemu nshya izababwamo n'umwami nabe. Cya kabiri, Yesu Kristo yabonetse ari mu bwiza nk'uko bizaba mu bwami bwe. Gatatu, Mose na Eliya nabo babonetse bari mu bwiza bushushanya Mose. Abera bari barapfuye bakazaba barazutse. Eliya, abera, itorero bazazamurwa badapfuye. Cya kane, abigishwa bari kumwe nawe bashushanya abazima binjira mu ngoma y'imyaka 1000 na Isirayeli yasanwe. Isirayeli murabizi ko yasenyuwe n'intambara nyinshi, n'ubu ngubu kandi abenshi baratatana, ariko bafite isezerano ko Imana izongera kubasana, igasana imitima yabo, igasana n'igihugu cyabo, ndetse bakubakira Imana yabo urusengero bakanarutaha bakaba mu mahoro. Amahanga azaza i Yerusalemu gushaka kumenya Kristo. Imana ishimwe. Hari igihe inzara yo gushaka Imana izatera, nubwo ubu ngubu abantu ubona batabishaka,
ariko ari igihe inzara izatera abantu bashake mu maso h'Imana, atari inzara y'ibiryo ahubwo ari inzara yo kumenya Imana. Nubwo ubwo bwami buzaba bugabanijemo amahoro angana atyo agana ku isi yose, ntabwo hazaba ari mu ijuru, kuko icyaha kizaba kiriho. Kuko Bibiliya ivuga ko umunyabyaha icyo gihe azapfa akenyutse amaze imyaka 100. Dusomye Yesaya 65 umurongo wa 20. Icyo gihe harimo abantu bamwe bazanga kuzamuka ngo bajye gusengera i Yerusalemu cyangwa gushaka Uwiteka nk'abandi. Zakariya 14:16 umurongo wa 16 na 19. Kuri iyo ngoma y'imyaka 1000 ubuzima buzongerwa nko mu gihe cy'abakurambere bamaraga imyaka myinshi. Urupfu ruzajya ruza ari urwo guhana abanyabyaha, kugira ngo abantu bahindukirire nk'uko abantu bahindukirira, kugira ngo abantu bahindukirire umwami. Umwami ubwe niwe uziyoborera amahanga ayaragize inkoni y'icyuma, bivuze ubutegetsi butajegajega buhamye. Umwami aziyoborera isi. Ubwo bwami buzarangira butunguranye. Ubwo bwami buzarangira butunguranye nk'uko buzatangira butunguranye. Abantu benshi bazayobywa na Satani. Ku iherezo ry'ingoma y'imyaka 1000, kubohorwa kwa Satani muri ubwo bwami, Satani azabohorwa mu gihe gito. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kugira ngo ayobye amahanga, kandi azabona abayoboke. Aha biratwereka ko hari abantu bazayoboka nyamara batabyishimiye cyangwa ntibazabyishimira mu mitima yabo, kuko Imana izi mitima y'abantu, nicyo kizatuma ibohora Satani, kugira ngo ibihishwe mu mitima y'abantu bihishurwe ku mugaragaro, kugira ngo ukuri no gukiranuka kw'Imana biganze. Kuko Imana nishaka gukorerwa n'ingaruzwa muheto keretse ababyihitiyemo ku bushake bwabo. Nibo ishaka ko bayubaha bayikorera. Nibo ishaka ko kubaha nabo kubana, nibo ishaka ko kubana nabo, nibo ishaka kubana nabo. Kuba barasogongeye ku bwiza bw'ijuru n'ibyishimo mu gihe cy'imyaka 1000, nyuma bagahitamo kuyoboka Satani mu buyobe burimo ubupfu, babaye indashima, bagwa mu buhumyi nabo gucirwaho iteka. Imana itugirire neza. Gogi na Magogi bivuga iki? Gogi na Magogi, twari dushaka kubabwira Gogi na Magogi icyo bisobanura. Ezekiyeli 39 umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Iyo mirongo iravuga ngo umwanzi wo mu majyaruguru azahaguruka kurwanya Palestina. Naho Ibyahishuwe 20:8 bivuga ko mu mpande enye z'isi bizahagurutswa no kurwanya Imana muri iyo ntambara ya nyuma. Ndagira ngo se nusoreza ahangaha. Iki cyigisho ni kirekire nk'uko nabibabwiye. Ibya Gogi na Magogi n'ibikurikiyeho tuzabibasobanurira neza mu gice gikurikiyeho. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mu by'ukuri iyi nyigisho twigishaga ni ibihe bya nyuma, kandi isobanura ko abantu dukwiriye kwitegura tukiyeza, kuko Umwami Imana agiye kugaruka. Kandi rwose igihe turi kwinjiramo ni igihe kizaba gikomeye cyane. Mureke gushukwa rero n'iterambere ryihuta, mushukwe n'ibyaha biri gukorwa n'ukuntu isi ye zirabije abantu bari gusoroma. Ahubwo mwiyarure mushaka Imana, kuko nimushaka Imana n'igihugu kizagira amahoro, n'abatuyobora bagubwe neza. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye,
uri Uwiteka Nyiringabo uzahoraho. Iri ni isomo turi kwiga ry'ibihe bya nyuma, dusengeye abazarikurikira bose kugira ngo iri somo rizabafashe guhindukirira Imana, rizabafashe kwizera Imana, bazasobanukirwe neza ibyo binjiyemo n'ibihe kandi bagiye kwinjiramo. Urakoze, turagushimiye, tugushimiye abakunzi z'inyigisho, ubaha umugisha, kandi abakunze gushyigikira iyi cano nabo ubaha umugisha kugira ngo izakure itere imbere, yigisha abantu benshi kandi bamenye, kandi abari mu byaha babivemo. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Twagira ngo rero tubashimire mwari mudukurikiye. Imana ibaha umugisha, mukomeze gukora subscribe, share na like, ndetse twabahana nimero mushatse gukomeza izi nyigisho ni 0783462027. Twakomeza kubigisha, mwaduha na comment, hanyuma tukamenya icyo tubaganirizaho. Twe twari twabahitiyemo kubigisha ku bihe bya nyuma. Imana ibaha umugisha. Shalom. Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV.